amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ndabaramukije cyane mbikuye ku mutima. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Muraho neza? Muri amahoro? Abashyitsi muraho rata? Nuko. Uwiteka bishimire cyane. Uwiteka barebe neza kandi abakomeze. Korari muraho rata? Ariko murakaramadi. Haleluya. Nshimiye Imana cyane. Buriya reka mbabwire kubwiriza byo bigiye kurangira, ariko kuririmba bizahoraho iteka ryose. Icyampa ngo papa wo mu ijuru azaduhurize mu bikari byo mu ijuru turirimbira Imana. Ntimuzabure rata, nanga ko nanjye mutabimbwiye. Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ni mu nkundire rero dushimira Imana yatuzirikanye mu gihe nk'iki ngiki, maze papa wo mu ijuru agateranya inama, maze ingabo zo mu ijuru bakicara bakabona ko mu gihe nk'iki ngiki mw'ibi byumweru bibiri tuzaba twicaranye aha hantu muri inyubako nziza tugandagaje twumva icyo papa wo mu ijuru avugira muri uru rusengero. Imana ihabwe icyubahiro. Ni umugambi w'Imana rero ukomeye cyane. Njya nkunda kubwira abantu ngo Yesu yanze kuba mu ijuru tudahari, niyo mpamvu ijuru rijya riterana ku bwacu. Abashyitsi, haleluya. Ijuru ryateranye ku bwanyu, ijuru ryateranye ku bwacu. Ijuru ryaritegereje ribona ko mu gihe nk'iki ngiki hari icyo dukwiye kurushaho gusobanukirwa kugira ngo turusheho kwegera Imana, kugira ngo papa navuga ngo birarangiye shenge bye kuzaturangirana. Sibyo rata? Nkunda ko mwaje. Nyagasana bakomeze kandi namwe mu ijuru ntimuzabure, munyishyure nanjye. Haleluya. Njya nsaba Imana ngo izandinde guhusha intego. Reka mbabwire, niba hari ikintu gikomeye numva nkunze, reka mbabwire, njya nkunda kubwira papa wo mu ijuru, niwo karama uzarinda agatwe kanjye, uzandinde kugwa muri iyi si, uzandinde kuburira aho abandi baboneye. Maze bikantera guhora ndikanuye rero, buriya ngahora ndi maso, ngahora mbwira papa wo mu ijuru, nyamuneka aho karama we, niba nanavuze ndagusabye, niba hari naho navuze nabi ngorora kandi ubimenyesha nihane. Yego rata, niyo mbwiye umwana ngo ndagukubita bukira ntamukubise, burya nsaba Imana imbabazi kuko nacyo ni icyaha. Si byose? Abo twatangiranye narababwiye ngo icyaha gifite uburemere bungana n'ibaba ry'umubu kizafunga amarembo yo mu ijuru. Niyo mpamvu rero kubw'ubuntu bw'Imana, Imana itegura gahunda nk'iyi ngiyi kugira ngo abana b'Imana dusobanukirwe neza nicyo dukwiye gukora, kugira ngo turwanye buri kimwe cyose cyadutandukanya n'Imana kikazatuma tutayegera. Muraho rata? Rero rata, harimo bishoboka ko hari abantu ejo ntibwiye, kuko nibwira abandi ejo yenda ntago mwebwe mwari muhari. Hari abaje none mugire gutya turamukanye rata. Ndabaramukije kandi ndabahobeye mu izina rya Yesu. Mwamenye zaka gasaza kabahagaze imbere? Mwamenye rata? Ubundi se rata rero simfite uburanga cyangwa igikundiro cyatuma ndangarirwa rata. Sibyo rata? Muri gese shenge ko ntaburirwa mwagakiza. Ibyago mfite ko tubisangiye. Nasanze mfite amazina abiri, iri Kristo n'iri pagani. Ibyo rero shenge ntacyo byazaga kumarira umuntu wese. Dore reka mbabwire ikintu kimbabaza. Baravuze ngo iri Kristo ni Thomas, ni umwemera gato. Iri pagani ni MUHAYIMANA kandi ari ryo rivuga Imana. Urumva ibyo bintu we? None se mutekereza ngo ayo mazina Yesu azayahamagara? Ntabwo ashobora guhamagara ayo mazina kirazira, ntashobora guhamagarira Kristo riri pagani. Niyo mpamvu mu mugambi w'Imana, Imana ubwayo yavuze ngo ibyo ngomba kubyikosorera. Ayo ni amazina ya papa na mama bambyaye kuri uyu mubiri, ariko wabyawe n'Imana nayo imuhereza izina. Turi kumwe, ikamuha izina rishyawe kandi akaba ari neza ko yababariwe n'Imana, akandikwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watamwohere ku kuremwa kw'isi, akagenda mu isi ari umushyitsi mu isi, nyamara iwabo akaba azi neza ko ari mu ijuru. Turi kumwe rata? Rero tumaze iminsi cyangwa se mumaze iminsi mwumva publicité cyangwa se n'amatangazo
yemwe mwabonye n'ubutumire bw'itorero. Papa nagukunze cyane, Imana iguhe umugisha. Ariko mbega papa wakira abashyitsi, nyagasana kwakira mu bikari byo mu ijuru. Uyu mubyizi nawo awushyira imbere y'izina ryawe. Abashyitsi yabatuye indirimbo maze na Thomas yumviraho. Haleluya. Ubwo rero yababwiraga ngo muzagaruke rata. Rero tumaze iminsi dutekereza ku ijambo ritubwira ngo itara ry'Imana ntirirazima. Kubagira amahirwe bagafungura cyangwa se bagashyira urushinge kuri radiyo y'Abadventiste munsi wa karindwi ijwi ry'ibyiringiro, mukunda kumva amagambo avuga ngo itara ry'Uwiteka cyangwa se itara ry'Imana ntiriragenza ritarata, ntabwo rirazima. Rero kuko itara ry'Imana ritarazima, niyo mpamvu ijuru ryabazanye kugira ngo rega shenge tureke ko ijuru ryakomeza kumurikira imitima yacu. None se kuba twari kumwe ejo, ntabwo muzi ko itara ryazimye kuri Eri agasigara ari bihohote atagira Imana, maze itara rigasigara rimurikiye nderata? Uko ryasigaye rimurikira Samweli, niko Imana yifuza ko mu gihe nk'iki ngiki itara ry'Imana rikumurikira, uhashyira izina ryawe mu mwanya wa Samweli, uhashyira izina ryande. Aha rero nkunda kuvuga ngo uko Imana yamurikiye Samweli aba ariko imurikira Thomas. Sicyo cyatuzanye rata. Mu byumweru bibiri rero niyo nsanganyamatsiko itubwira ngo itara ry'Imana ntiriragenza rite, ntirirazima. Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eri, kandi muri iyo minsi icyakora ijambo ry'Imana ryari ingume, yemwe nta no kwerekwa kwari kweruye. Ariko igihe cyo kuryama, Eri ajya kuryama ku buriri bwe, ariko Samweli aravuga ngo biragatsindwa ku isanduku y'Uwiteka yarara yonyine. Mwumva aka kantu, biragatsindwa ku isanduku y'Uwiteka yagenze ite? Oya, biragacwa birakanyagwa, dore aho rigeze shenge. Isanduku y'Imana ntikarare yonyine. Iyi sanduku y'Imana yari irimo ibihamya bikomeye cyane. Hari harimo ibisate bibiri by'amabuye yandikishijwe urutoki rw'Imana, handitseho amategeko angahe rata? 10 y'Imana. Maze Samweli abiha agaciro. Abiha ikirata? Abo twari kumwe ejo rero twasanze agaciro harya ngo ari agake. Nanga ko mutari kunsubiza ngo ikirata agaciro ngo nagake. Nagakombe umwami yaciragamo. Turi kumwe rata? Kugira ngo atavaho acira hasi, kugira ngo adacira hasi, igihugu kikagibwaho n'umuvumo. Utwaye agaciro ku mwami rero yagombaga kumugenda iruhande. Bivuze ngo bana ba papayi, inshuti zanjye ba papayi ba mamayi, mbinginga cyane nyaboneka iri jambo ry'Imana muzakunde kuriha agaciro. Bahungu banjye, bakobwa banjye, ndabinginze mu izina rya Yesu, nimureke ibingibi tubihe agaciro. Sibyo rata? Tutazagibwaho n'umuvumo. Turi kumwe rata? Itara ry'Uwiteka ntiriragenza rite, ntirirazima. Samweli ati biragatsindwa ku isanduku y'Imana yarara yonyine. Hari harimo amategeko 10 y'Imana. Arangije abiha agaciro. Hari harimo urwabya rw'amano, urukirata? Nanga ko mutansubiza ngo uruki? Hari harimo urwabya rw'amano. Iyi manu niyo yatunze Abisirayeli mu rugendo. Iyi manu yabaye ibyo kurya bibatunga. Imyaka yose bamaze bagenda bari mu rugendo batungwaga n'amanu. Burya mu rugendo rwacu dutungwa n'amasezerano. Haleluya. Hari amagambo akomeye cyane dusanga muri Yesaya igice cya 45. Amagambo Uwiteka Imana yabwiye Kuro, nuko iramubwira ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, we yimikishije amavuta. Ati niyo mfashe ukuboko kw'iburyo kandi nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Ati nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza. Haleluya. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, kandi nzaguha ubutunzi buri mu mwijima ndetse n'ibintu bishwe ahiherereje, kugira ngo umenye ko ari Uwiteka uguhamagara mu izina nubwo utigeze kumenya di. Haleluya. Amasezerano, urwabya rw'amano. Kandi hari harimo n'inkoni ya Aroni. Iyi nkoni ishushanya ubutware. Kristo Manuel igikomangoma. Reka mbabwire, uwo yatunze inkoni kandi yagutahirije di, aguhambirira bose bareba. Turi kumwe? Ubutware, ukagendera mu butware bw'Imana isumba byose, ukagendana gukomera, ukagendana kwihangana, niyo byacitse ugakomerera muri Kristo.
Haleluya. Rero rata reka ne gutinda shenge kuri uyu mugoroba. Ubwo rero mwebwe narangije kubibwira ni Thomas MUHAYIMANA, sibyo rata? Ibindi shenge ushaka kugira ibindi bisobanuro azambaze. Njye nkunda kubabwira ngo simfite ubwiza cyangwa uburanga bwatuma ndangarirwa. Ikiba cyanzanye so kubabwira amazina ya Thomas ni rikristo n'ipagani nyine. Birababaje, irikristo n'ipagani nawe wagusaka wasanga ari ryo ufite. Niyo mpamvu rero njye nkunda kwibwirira abantu nkababwira iby'igikomangoma ibya Kristo Emmanuel wavuze bikaba yategeka bikagenza gute bigakomera. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo buri wese burya abayazanye ubwato nkamubwira ngo werekeze ubwato bwawe mu cyambu cya mwiza buzinenge kugira ngo neza usobanukirwe neza iby'agakiza wazaniwe na Yesu Kristo. Kuri uyu mugoroba rero tugiye kuganira ni ijambo cyangwa se ni ikibazo kibaza ngo kuki intango iteretswe na rupfu igira abavumbyi benshi. Ngaya amagambo tugiye kuganira ngo ngwiki kubera iki ni kuki intango iteretswe na rupfu igira abavumbyi bangana ikibe. Ariko intango ni ikinyarwanda cyumvikana, sibyo? Buri hari utazi intango we? Abantu bazi intango murakarama papa basobanurira intango. Mbonye hari abadashyize ikiganza hejuru babwira intango, nanjye mbe ndambura ibi bitabo. Intango ni ikibindi cyajyaga kuba kinini bashyiragamo umusururu cyangwa se ikigagi, noneho rero bagashyiramo umuheha. Ubwo hakaba hari abantu bagomba kukinyweraho, nicyo ngicyo. Ngira ngo rero ikibindi cyo wenda abantu babasha kukimenya. Abatoya ikibindi kirajya kumera nk'ikisi, nk'ikivaze cyiza. Si kivaze se ni muzi kibumbye ukuntu kiba kimeze. Arakoze cyane, Yesu ashimwe. Mperutse kujya gukora ivuna ahantu mu Gisovu, nuko igihe kimwe ubwo twendaga kugera ku musozo bashigishe amarwa, ngiye kubona mbona bashyizemo imiheha. Murayumva imiheha ibaje mu duti ya kinyarwanda, muheha muremure rwose ku buryo ntabwo urinda kujyaho ngo ucungame wicare, ahubwo unahagaze gutyo ufata umuheha ugashyiramo rwose ugasoma. Hari abahungu bazi gusoma bagakurura rwose bakazamura neza amarwa akazamuka. Nuko ngiye kubona mbona bashyizemo imiheha igeze nko kuri 15. Nuko rero igihe kigeze babwira abantu bati ngaho buri wese nagenda asome. Nuko nkajya kubona nkabona ba mama, basaza, bakecuru baragiye ashyikiriye umuheha. Nuko agacungama rwose habaga hari udutebe tuzengurutse iyo ntango cyangwa se tuzengurutse icyo kibindi. Nuko buri wese agasomamwo uwashoboye, yarangiza akikura akagenda, uri nawe akagenda agafata wa muheha agasoma. Kabaye nk'agashya kuri jyewe, bwari ubwa mbere mbibona aho abantu banywera mu kibindi barenze 15 kandi ntibakuremo. Cyabaga ari ikibindi kinini rwose, cyabaga cyaje giteruwe n'abagabo bakarambika urugata runini bakaza bagaterekaho. Iyo ngiyo ni intango. Iyo banyir'ubwite bamaraga gusoma, wajyaga ukabona abahisi n'abagenzi barimo batambuka, kubera ko banyir'ubwite bo basomye bashize inyota cyangwa se bahaze. Nuko wajyaga ukabona barimo bararembuza abantu bati nyaboneka nimuze musome. Abo bitwa abavumbyi. Nuko rero ukajya ukabona abavumbyi baraje barasomye rwose, kandi akarunwa koko nk'utaruvunikiye. Kajya ukabona bakuyemo ikibindi, abahungu baragitura baragenda barakibika. Ariko ndagira ngo twiganirire kubera iki intango iteretswe na rupfu igira abavumbyi benshi. Inshuti zanjye, ndagira ngo mushyikire intwaro zanyu
turebe amagambo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice ni cya 41 maze ndagerageza gusoma nihuta twumve amagambo tuhasanga. Itangiriro igice cya 41 kandi hagati aho reka nsabe umujiya anshakira inkoni ebyiri nidushaka tube dutoya hano se kuzibona biroroha abagenzi. Ayiga mana ndagira nte shaka umujene rwose urakaramadi nshakira udukoni tubiri nidushaka tube dutoya ariko twitwa inkoni. Ndabizi nta shyamba rikuri hafi ngo wende gusaruramo izo nkoni cyangwa wende gucamo izo nkoni, ariko nibura nshakira udukoni tubiri. Ndasoma mere ku murongo wa mbere ahari amagambo aba ngo Yosefu asobanura inzozi za Farawo. Nuko imyaka 2 ishize Farawo arota ahagaze iruhande rw'uruzi. Mu ruzi havamo inka ndwi z'igikundiro zibyibushye zirishiriza mu mifunzo. Murongo wa 3, izindi nka ndwi z'umwaku zinanutse zirazikurikira ziva mu ruzi zihagararana na za zindi ku nkombe y'uruzi. Ikibazo ngiki rero, inka 7 zibyibushye zavuye mu ruzi ziraza zirarisha, siko dusomye rata? Zaraje zigenza gute? Ariko izindi nka 7 z'umwaku zinanutse zo ziraza zirahagarara, ntabwo zo zigeze zita ku byo kurisha, ziraza zihagararana na za zindi ku nkombe. Nuko za nka z'umwaku zinanutse zirya za zindi z'igikundiro zibyibushye uko 7. Nuko Farawo aribambura arongera aribikira cyangwa arongera araryama. Arota inzozi za 2 ngo amahundo 7 ahunze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo ahunze atsibaze uko 7. Farawo aribambura amenya yuko ari inzozi. Umurongo wa 8, mu gitondo ahagarika umutima ahamagaza abakonikoni ba Egiputa bose n'abanyabwenge baho bose. Farawo abarotorera inzozi ze, ntihagira ubasha kuzisobanurira Farawo. Maze umuhereza wa vino mukuru abwira Farawo ati, uyu munsi ndakwibutsa ibyaha byanjye. Nuko Farawo ndakwibutsa ibyaha byanjye. Farawo yarakariye abagaragu be andindishiriza mu nzu y'umutware w'abamurinda. Je n'umuvuzi w'imitsima mukuru turotera ijoro rimwe, twembi turota inzozi zisobanurwa ukubiri. Twari turi kumwe n'umuhungu w'umuheburayo, umugurano w'umutware w'abakurinda. Nuko tumurotorera inzozi zacu arazidusobanurira. Asobanurira umuntu wese nk'uko inzozi ze ziri, kandi uko yabidusobanuriye niko byasohoye. Farawo ansubije mu butware bwanjye, wa wundi aramumanika. Aba bari abahungu 2 bari bafunganye na Yosefu. Yosefu mwene Nderata, Yosefu mwene Yakobo. Uyu muzirikane ko yajyanywe muri Egiputa ari umugurano, yajyanyweyo ari umuheburayo agurishijwe na bene se. Urakarama ko ari nini mwa wanshakiye dutoya uza gushobora da, washatse dutoya uza kudushobora kwiza inkoni ziza kugukozayo. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Nuko uyu Yosefu yari umuhungu wa Nderata wa Yakobo, kandi bene se baramwanze. Barangije kumwanga baramugurisha, bamugira mu giciro nk'uko umuntu agira mu giciro agapfizi k'intama cyangwa se k'ihene cyangwa se agapfizi k'akamasa. Barangije baramugurisha. Nabyo bifite icyo bivuze, ariko sibyo nshaka kuvuga muri uyu mugoroba. Nshaka kwihuta kugira ngo igihe kize kugera nse naho mbareka mutahe, ariko nsa naho mfite aho ngejeje iki cyigisho. Niyo mpamvu hari ibintu byinshi ndi bwirinde gukomaho, kuko njya nkunda kubwira abantu ngo amasaha ntabwo azajya mu ijuru, ntabwo azajyayo nyine.
nuko nguko ntumureba saha amasaha ageze aba mvudukana mwihangane nanjye ndayavudukana uza kugira ikibazo papa yakoze cyane muze gushyira mu gaseke nanjye icyo kibazo bazakima murakoze cyane nanjye icyo kibazo bazakima ngende nkige cyakora njya nirinda guhita nsubiza ako kanya ndabanza nkareba icyo igitabo cyanjye kivuga maze nkagusubirisha handitswe ngo kuko sinjya nkunda gupfa gusubiza cyenyeje haleluya haleluya maze uwo muhungu yari ari muri gereza ari muri Egiputa hari impamvu ikomeye cyane yari yajyanywe aho ngaho muri gereza ntabwo ndi buyikomeho ubwo se mbabwire ngo umugore wa Farawo yaramubengutse maze umuhungu aranga amusigira umwambaro maze umugore arangije aravuga ati aka gahungu kanyumviye ubusa ntagafungishije ntago ndaba ndi umugore w'umutware aho siho nshaka kugera ahubwo Yosefu yari ari muri gereza nuko abahungu bombi barota inzozi rata nuko aba bahungu umwe arota inzozi ngo yari yikoreye ikirata yari yikoreye imitsima maze bigenda bite nanga ko mutansubiza byagenze biterata ibisiga bimurira ku mutwe yego kandi Yosefu aramusobanura ati nyamara uko ibisiga byakuririye iyo mitsima ku mutwe weho nugera imbere y'umwami ntabwo uzahava amahoro bizagukoraho azaguca agahanga harya wa kabiri yaramubwiye we yaratwaye iki we ari umuhereza wa nuko agiye kubona abona ngo yongeye gusubira ibutware ahereza umwami maze umwami ngo aramwishimira nuko kandi Yosefu agiye kumurotorera urakaramadi mfasha genda baruhukire ndakubwira igihe tuza gukoresha izi nkoni nuko igihe kigeze uyu nguyu umwami aramwishimira nuko arongera amusubiza mu mwanya we arongera aba umuhereza w'umwami nuko Yosefu aribasobanurira arangije kubibasobanurira kandi koko niko byasohoye waruzi ko wari wikoreye imitsima ku mutwe ibisiga bikayimuriraho waruzi ko atavuye imbere y'umwami amahoro yamukuyeho umutwe nk'uko Yosefu yari yabimubwiye ariko wa wundi w'umuhereza nuko agira umugisha ku mwami asubira kongera guhereza umutware nuko rero uyu muhungu abwira shebuja Farawo ati ndakwibutsa ibyaha byanjye umwami yararakaye umwami databuja Farawo arangije kurakara anshyira muri gereza jye na mugenzi wanjye turotera ijoro rimwe nuko hari umuhungu w'umugurano umuhungu w'umuheburayo witwa Yosefu yadusobanuriye inzozi twarose kandi uko yadusobanuriye niko byasohoye nyakubahwa wirakara nyabuneka amahwa makeho karamawe ahari uwahamagara uwo muheburayo yabasha gusobanurira iby'izi nzozi yabasha gusobanurira iby'inka zirindwi zinanutse zamize zirindwi zibyibushye yabasha gusobanura iby'amahundo y'iminambe uburyo amahundo y'iminambe yamize amahundo atsibaze meza nuko barangije bahamagara Yosefu bamukura muri gereza ako kanya nuko Yosefu araza ageze imbere y'umwami nuko arambwira ati nyakubahwa erega shenge amahundo arindwi wabonye atsibaze meza n'uburumbuke mu gihugu haleluya twavuga ngo ikirata amahundo arindwi meza bwari uburumbuke kandi inka zirindwi zibyibushye erega burya ni uburumbuke inzozi zawe databuja dore zisobanura kumwe kandi uko amahundo arindwi y'iminambe yamize abyibushye niko hakurikiyeho inzara databuja kandi uko inka z'umwaku zamize inka z'igikundiro nziza niko hagiye gukurikiraho inzara bigaragara ko nyakubahwa inama nakugira tegeka bashoke ibishanga nuko bajya imusozi nuko bakwikira amasuka bahinge hari uburumbuke butangaje kuba muri iki gihugu kandi kizakurikira uburumbuke kuko ari inzara uzategeke maze bahunike nibamara guhunika maze mu nzara uzaba urimo uhahira abantu bose bazengurutse mu gihugu nta nzara izakora ku muturage wawe kubera ko muzaba mwarubatse ibigega turi kumwe rata mwarubatse iki mwarubatse ibigega nuko nguko byagenze
umwami wa Egiputa Farawo arangije aranezerwa, ashima inama ya Yosefu. Arangije gushima inama ya Yosefu, aramubwira ati mwana wanjye Yosefu, reka nkubwire wa muhungu we, niwe ukwiye kuba ucunga icyo kigega, ugomba kuba umutware w'ikigega. Haleluya, haleluya. Nubwo umva nubwo ahari amahahiro ni muri Egiputa. Muri Egiputa batasengaga Imana yo mu ijuru, turi kumwe, ariko nyiri ikigega yari Yosefu. Aka kantu ntibasengaga Imana ya hehe, ariko ushinzwe ikigega ni umuhungu w'Imana Yosefu. Turi kumwe, zirindwi z'igikundiro, uburumbuke. Harya rata twagize volume zingahe z'ububyutse n'ivugurura? Nanga ko mutansubiza. Zingahe rata? Ubwo ni uburumbuke ndasubirwaho budashobora gushidikanywaho. Ndabyibuka volume ya 3 y'ububyutse n'ivugurura ubwayo yoherejwe na Teddy Wilson, niwe wayiyandikiye. Arandika ku rupapuro rwa 3 amagambo akomeye atangaje, aravuga ngo ndasaba abapastoro aho bari kugira ngo bicare ku karago, maze binire bibaze, batekereze hagati yabo n'Imana umushyikirano bagirana, nibarangiza bawunoze bajye kuyobora umukumbi. Ngo n'abakuru b'itorero nuko ngo bicare ku karago, abafitanye amasinde bayacoce, baturana ibyaha, ngo nibarangiza bayobora umukumbi. Arangije bandika igipapuro, nanyujije amaso yanjye muri rusengero, icyo gipapuro narakibuze, sinzi aho mwagishyize, niba mugifite muzakizane. Hepfo hari amagambo avuga ngo hakenewe abagabo n'abagore bajya ku mavi basenga, byaba ngombwa bakaba banakesha ijoro. Banakesha iki? Ubwo ni uburumbuke. Imana yari izi neza yuko hazakurikiraho ikintu cyitwa covid. Hano mwarasengaga? Nanga ko mutansubiza. Hano mwarateranaga? Mwarazaga mukarema iteraniro mugasenga? Erega ibingi bishenge, uziko abantu babirebera hafi bakagira ngo ntacyo bivuze, bakagira ngo ni covid. Nyamara hari amagambo Uwiteka Imana yabwiye Samweli ngo Samweli, ngo genda umbwirire Eri ngo nzakora ikintu muri Isirayeli, kandi uzacyumva wese mu matwi ye hazacura iki? Hazacura injereri. Ntabwo abantu babizi bagize ngo ni covid, nyine ni covid. Aho abantu batari bemerewe guterana. Ariko nyamara muri Egiputa hari harimo amahahiro. Haleluya. Muri Egiputa hari Yosefu mwa. Yesu ashimwe cyane. Bura nimumbaza neza nzababwira Yosefu wari uhari, kandi siho nshaka kugera, ariko nzi neza ko hari Yosefu. Mwebwe mwari murifitiye amahirwe maweya, ijwi ry'ibyiringiro nta munsi ryasibaga kuvuga, mwebwe muhora muryumva. Twebwe reka mbabwira kamuri kazimiriye mu kabindi, ntaryo twumva. Satani yaragambanye umunara wacu, Satani yarawutwitse, inkubi unyuramo. Mwebwe mwarumvaga mawe y'Imana ishimwe, wenda aho mutateranaga mwafunguraga ko karadiyo mukumva. Muraho rata, muraho. Kuki intango iteretswe na rupfu igira abavumbyi benshi? Reka nihute, amasaha ye kumvudukana ngo nanjye nyagendemo gahoro. Rero rata, ndibuka ko ubu bubyutse volume 7 zararikiraga abantu bose kwihana, kandi reka mbabwire, abafitanye amasinde bagombaga kwicara bakayacoca, abafitanye ibibazo bakagenda bakicarana hamwe, abagabo n'abagore batavuga rumwe. Umugabo ariko uziko hano hari abagabo bazi gusaba imbabazi we. Haleluya. Harya umugabo yakosa, umugabo yakosereza umudamu, nanga ko mutansubiza. Wakosa rata? Wakosa shenge. Ariko burya iri bwiriza ryaravugaga ngo abagabo bakoshereje abadamu babasaba imbabazi, kandi abadamu bakoshereje abagabo babasaba iki? Babasaba imbabazi. Biyunge n'urubyaro. Abafitanye amasinde bari babonye umwanya wo kwicara, kuko buriya hari ikintu gikomeye cyane cyatumye. Reka mbabwire, uyu munsi ushobora kuba ufite akazi ukamara ukwezi umwana wawe ataraguciryera, ariko Imana yarakuzanye ngo wicarane n'abana. Za mpanuro utabahaye muri cya gihe ubonye umwanya wo kubaha impanuro.
erega muri Egiputa hari amahahiro, Yosefu yari ahari. Zari volume z'ububyutse n'ivugurura kugira ngo abantu biyunge n'Imana, kugira ngo abafitanye amasinde shenge banze no ntacyo mujya mupfa shenge, mwebwe ntimuturanye cyane nubwo mwegeranye, ariko mbita ko mudaturanye, kuko uyu mama ashobora kubyuka kare aturanye n'uyu papa ukwezi kugashira ataramubona, umwe yinjira mu muryango we n'undi yinjira mu muryango we. I Kigali muri beza, murakarama, ndabakunda nukuri. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Muri beza, ntimujya mugira amasinde, ntimugirana amasinde, kandi ntimukayagire, dore aho rigeze rarenza amasinde arakacwa. Ntimukangane kirazira. Yesu yavuze ijambo rikomeye atumva, ntimukagire umwenda uwo ari wo wose mujya musibye umwenda w'urukundo, muzakundana iteka. Naho mu cyaro arwaye santimetero zanjye 20, ayiga mana ari guhinga, bari gupfa imbibi, ibintu byakomeye, imanza z'amasambu, reka sinakubwira ibintu byarakomeye, abacamanza baragatoye. Nyamara reka mbabwire, buriya umuntu rero cyakora reka abantu reka bapfa ubutaka, kuko n'abantu bwabo ni igitaka. Ntago mubyumvise, abantu bwabo ni iki? Reka mbabwire ikintu gikomeye. Imana yaremye umuntu mu mukungugu, mu gitaka. Arangije amaze gucumura, Imana ibwira Adamu ngo wa mugabo we, gututubikana ko mu maso hawe niko kuza guhesha umutsima, uzajya urya ibivuye mu butaka. Ubwo rero burya twese turi igitaka, kandi natwe turi igitaka. Kandi wanzoka we, uzajya ugenda ukururinda hasi, nicyo gihano nguhaye. Hasi hehe? Hasi hehe? Mu butaka. Ubuhe? Niyo mpamvu aho rushakiye ruza rukajyana aho rushaka rwo gatsindwa, dore aho rigeze rirarenze. Ariko reka mbabwire, korari mwe nabakunze murakarama. Yesu yatangaza itangazo rikomeye ati, nijye kuzuka n'ubugingo di, unyizera naho yaba yarapfuye azagenza gute? Azabaho. Uyu mugoroba turasabwa kwizera, tukareka kunywera ku ntango ya rupfu. Yego rata. Rero ndagira ngo reka nihute shenge, kanihute. Ubwo bimwe ndabifunze cyane, ndabifunitse, mbifungiye mu kamverope, sinzi igihe nzagafungurira, ariko reka twirebere muri Zekariya igice cya 11. Mwihute, Zekariya igice cyaho cya 11. Ubwo ibindi nyine biribazwa nuko nguko. Amasaha se ko ari uko ajya agenza yo kacwa, tuyagire dute? Zekariya shenge, Zekariya igice ni cya 11. Ahari amagambo atubwira ngo iby'inkoni ebyiri zitwa buntu na kugenza gute? Ntago murahagira we. Buntu na kunga. Iby'inkoni zingahe? Zitwa iziherata. Buntu na kugenza gute? Ndasoma nihuta cyane, ahangaha ntago mbitindaho. Kingura inzugi zawe Lebanoni, umuriro utwika imyerezi yawe. Boroga wa muberashiwe, kuko umwerezi uguye, kandi ibiti byiza cyane bikaba byangiritse. Nimuboroge mwamyera y'Ibashani mwe, kuko ishyamba ritamenwa riguye. Umva ijwi ry'induru y'abashumba, kuko icyubahiro cyabo cyangiritse. Umva ijwi ry'imigunzu y'intare yivuga, kuko ubwibone bwa Yorodani bwangiritse. Uwiteka Imana yanjye iravuga iti, ragira ubushyo bw'imbagwa. Wa muhungu wazanye za nkoni naze hano. Wa muhungu wazanye za nkoni naze hano. Niba dahari mu murwaneho, hagira uza hano, ndabona yaje. Murakarama. Ragira ubushyo bw'iki? Ragira ubushyo bw'iki? Nanga kaba abantu nari mbisomye rwose batari kunyumva. Ngo n'ubushyo bw'ikirata. Harya twabonye harya 7 zinanutse z'umwaku. Harya imbagwa wayibarizaho amata. Ntago munshubije. Imbagwa wayibarizaho amatarata. Hari akandi kamaro k'imbagwa se usibye kuba imbagwa nyine? None mwumva amagambo akomeye cyane. Papa murahorata, ube hafi aho shenge. Kanihute. Uwiteka Imana yanjye iravuga iti,
ragira ubushyo bw'imbagwa, bene zo nibo bazica bakibwira ko nta bicumuro bafite, kandi abazitunda bakavuga bati Uwiteka ashimwe kuko mbaye umukire, kandi abashumba bazo ntibazibabariye, sinzongera kubabarira abaturage bo mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Ntabwo rero zikiri za zindi babaye abaturage, goma nanjye karabaye. Niko Uwiteka agenza gute? Ahubwo nzabatanga umuntu wese mugabize mugenzi we cyangwa umwami, abo bazagira igihugu nabi, kandi sinzababakiza. Ibisimbitindaho nta nicyo ndibivugaho, amasaha yavudutse nanjye ndayavudukana. Nuko ndagira ubushyo bw'imbagwa, niko ko zari mbi, maze nenda inkoni ebyiri. Murongo wa 10, umurongo wa 7. Yego. Nuko ndagira ubushyo bw'imbagwa, niko ko zari mbi, maze nenda inkoni ebyiri, imwe nyita buntu, indi nyita kunga. Mpera ko ndagira ubushyo. Buntu ni iyihe papa? Mwayibonye buntu? Yishire hejuru abantu bose babireba. Jewe njya nkunda gutanga abagabo mw'abantu mwe, kikigisho ntago muragisobanukirwa cyane, ariko kigezaho gikomeye kandi kigomba gusobanuka. Mw'abantu b'Imana mwe, ndagira ngo mbabwire ngo bidatinze agati kagiye gutambikwa. Hari igihe cyageze, iyi ngo yitwa buntu, iyi ni buntu, indi nyita kunga. Ubwo iyi iri hano mu kaboko k'iburyo yitwa noneho iyi yitwa Ndasubira muri Ezekiyeli igice cya 4 ho gato cyane. Ezekiyeli igice cya 4. Ezekiyeli igice cya 4. Njya nkunda kubwira abantu ngo hari igihe Imana igishaka gukora ikintu kidasanzwe, none kubera ko ari ikintu kidasanzwe, Imana nayo igakora ibintu bidasanzwe kugira ngo abantu imitima yabo ihuguke, begere Imana cyangwa bayange. Ibi babaho bitegure kubifatisha amaboko abiri, ariko Imana yatanze umuburo. Haleluya. Imana ivuga kangahe? Ivuga kangahe? Ndetse kangahe? Nubwo umuntu atabyitayeho, Imana ntivuze. Imana ntivuze. Reka mbabwire rero. Umukecuru umwe ngo arafite agahungu kitwaga Nyarwambari. Ngo ndarata, uyu Nyarwambari yari umuhigi kabuhariwe, yakundaga guhiga bitangaje. Uyu mukecuru ngo akitwa Nyiraryangombe, ariko amazina aragwira naryo riragacwa. Nyiraryangombe ngo igihe kimwe byutse mu gitondo ngo yumva amabere arikora. Buriya ba mama ndabakunda ba mama murakarama. Ngo hari ibimenyetso bijya bibabaho iyo umwana ari bugira ikibazo, ba mama ngo hari akamenyetso bajya bumva. Nuko nyina ngo amabere arikora, kandi ngo nyina ntabwo yaherukaga gushyira umwana ku ibere, yari umukecuru. Arangije yumvise amabere yikora tonsa, abyuka kare mu gitondo, abwira umuhungu wa Nyarwambari ati mwana wanjye uramenye ntujye ku muhigo uyu munsi, nduva amabere yikora ntonsa. Nyarwambari yabwira mama we amwitegereje mu maso ati mubyeyi wanjye, nyamara uyu munsi ndacyura umuhigo. Turi kumwe? Nyina aramubwiye ngo ntugenze ute? Ntujyeyo. Umuhungu ati nyamara ndacyura iki? Nyina aramubwira ati mwana wanjye uramenye, nyamara ibyo bintu nushaka ubireke, kuko ndumva uyu munsi hari ikidasanzwe kigomba kukubaho. Nyarwambari arangije ngo yarafite imbwa ye yitwa Bakosha badahannye, arangije arayishumukura. Ngo Bakosha ariko nzabagenze muraho. Ngo imbwa yitwaga iyihe? Arekura Bakosha badahannye, imbwa rero ivuye ku ishumi, ivuye ku munyururu, irasimbuka yikoza hirya yikoza hino, irazimukubita amajanja mu gatuza, izunguza umurizo, arayitegereza aravuga ati Bakosha badahannye iracyura umuhigo uyu munsi. Yari afite indi mbwa ye yitwaga Uruciye munsi ntamenye ikiruri imbere. Ngo Uruciye munsi ntamenye ikiyenje gite, nayo arangije arayishumukura. Arangije kwishumukura nayo iranezerwa, ivuye ku ishumi yiteguye kujya guhiga, irasimbuka imukubita ijanja mu gatuza, izunguza umurizo ati rwose Uruciye munsi ntamenye ikiruri imbere iracyura umuhigo.
yari afite indi mbwa ya gatatu yitwa nyina aramuzi azamuhakanira. Nuko arangije arekura nyina aramuzi azamuhakanira, nayo iranezerwa cyane we. Ngo yari impigi kabuhariwe y'igitangaza, yapfaga gutura iyugi hasi y'amayombo batura hasi. Nuko imbwa igapfa kumva inzogera iravuze gusa, yarangiza igashabuka ikajya mu gihuru, kandi nta mbwa yayitangaga kuvumbura. Nuko nyina aramuzi azamuhakanira, irazimukubita ijanja mu gatuza, izunguza umurizo. Arangije aravuga ati byanze bikunze izi mbwa zanjye zirakira umuhigo. Nyina aramwitegereza ati mwana wanjye, ko mbona wamaramaje kugenda kandi nakubujije. Mwana wanjye, ko numva amabere yikora ntonsa. Mwana wanjye, wakwihanganye ntujye ku muhigo mwana wanjye. Kugenda kwawe kunyibukije ibise byawe mwana wanjye. Kugenda kwawe kunteye agahinda mwana wanjye. Nyabuneka ntujye ku muhigo uyu munsi. Maze uruciye munsi ntamenye ikiruri imbere, maze nyina aramuzi azamuhakanira. Umva, izo mbwa ze ziragenda zikora agashyashya, zirazenguruka mu rugo zirishima nk'izigiye ku muhigo. Arangije aravuga ati mamayi, ati wambuza utambuza namaramaje kugenda. Turi kumwe rata? Kuki intango iteretswe na rupfu igira abavumbyi benshi? Arangije umubyeyi aragenda akuramo umweko yarakenyeje, awukuramo awutambika mu bikingi by'irembo, abwira umuhungu ati mwana wanjye, dore iyi ni nyirantarengwa, uramenye nturenga aha ngaha. Maze umuhungu kuko yari yamaramaje, burya igipfamatwi nticyumva ihoni. Aravuga ati nindamuka nibeshye nkarenga umweko wa mama, ibi byo birankoraho, birankozayo, birankombesha ibara. Nagaterime kaririye ngo nuko ngo biramukombesha ibara. Nindamuka ndenze uyu mweko birankombesha ibara. Arangije areba hepfo, aravuga ati ariko aha ngaha ndabona ntahasimbuka. Arebye hariya abona ntiyahasimbuka. Arebye aha atari ko aha ngaha, ati nubundi ko numva rwose ko ndi umusore. Aturukiriya araguruka, arangije ageze hariya arasimbuka, urugo arugwa inyuma. Nyina aramubwira ati mwana wanjye ururenze. Turi kumwe? Wari uzi ko Nyarwambari yagiye mu ishyamba agahiga? Wari uzi ko imbogo yamuteye ihembe ikamukaraga ikamujugunya? Aba arapfuye da, kandi sijye wahera. Muraho rata? Kuki intango iteretswe na rupfu igira abavumbyi benshi? Umva, Zekariya igice cya 11. Nuko ndagira ubushyo bw'imbagwa, ni koko zari mbi, maze nenda inkoni ebyiri, imwe nyita buntu, kandi indi nyita kugenza gute? Indi nyita kunga. Mera ko ndagira ubushyo, mu kwezi kumwe nirukana abo bashumba 3 kuko bari banduhije kandi nabo bari banzinutswe. Nuko ndavuga nti sinzabaragira, upfuye napfe, uzakurwaho nakurweho, abazarokoka bazaryane. Umurongo wa 10. Maze nenda inkoni yanjye buntu, nyicamo kabiri. Inkoni yitwa icitsemo kangahe? Yaragiraga iki? Yaragiraga ubushyo bw'imbagwa. Ndagira nte kimwe cyose gize kuba ari imbagwa. Icya kabiri, niyo ziragiraga iravunitse, zirasigara ari izande. Uwiteka ati nzakora ikintu muri Israeli uzacyumva wese mu matwi hazacura injereri. Mwari muzi ko agati kagiye gutambikwa vuba bidatinze? Aya twigira mwari muzi yuko abantu benshi bagiye kubura yo bacira nayo bamira? Ntabwo abantu bazi igihe duhagazemo icyari cyo. Abantu barareba bakajya kubona bakabona ujunguje agataro arajunguje agataro bien biciyemo, neje akagenda akabona biciyemo, ugiye mu kazi akabona biciyemo, aragiye amahoro aratashya amahoro bien, akagira ngo nuko bizahora.
ariko ndagira ngo mbabwire ngo bidatinze gatoya gusa abantu benshi bagiye kwirukanka ngo abantu benshi bagiye kwirukanka ngo harimo n'abazasohoka nk'ikigo kirekuye abasazi bagiye babwirwa amagambo yo kwiyunga n'Imana barangiza bakabiha agaciro gakeya. Ijambo ry'Imana abantu benshi barigize kame nka byinane, ntabwo ijambo ry'Imana bakiriha agaciro. Amategeko y'Imana bayafashe minenego, mugani w'umurundi. Ariko isaha igiye kugera, iyi ni nyina ntarengwa rero. Yesu ashimwe, haleluya. Iyi ni nyina ntarengwa. Ibi byumweru bibiri ijuru riraguhamagaye ngo uze wumve neza icyo Imana ishaka kukubwirira mu ijambo ry'Imana. Reka mbabwire, niba zari umwaku umva iyaziragiraga ikabicitsemo, mutekereza ko zizasigara ari izande? Mwari muzi yuko hari abantu bagiye gusigara bari mu isi Imana itakibareba n'irihumye? Mwari muzi yuko nkuko Eli yabaye bihohote akicara iruhande rw'inzira, cyakora agakomeza gukanura akareba uko urugamba rumeze, cyakora yaje kubwirwa amakuru y'urugamba, nyamara umva ntabwo yari akiri umusirikari, kuko burya amakuru y'urugamba abwirwa abasirikari ntabwirwa abasivili. Turi kumwe rata? Amakuru y'urugamba abwirwa abandi, abwirwa abasirikari ntabwo abwirwa abasivili. Ntabwo Eli yigeze ajya ku rugamba, ntiyigeze abona uko rurwanwa. Turi kumwe rata? Intambara rero ntimutekereze ko ari yayindi, simvuga iy'amasasu, simvuga iy'inshyi n'imigeri, ndavuga intambara ya mwuka. Ikibi ni icyiza, urugamba urwana ugomba kururwana inzira zikigenza gute? Zikigendwa, kuko Imana itanze akanya rata. Sibyo rata? Sibyo rata? Nyagasana araduhamagaye shenge ngo turwane urugamba inzira zikigendwa, kuko hanze aha hagiye guca uwambaye. Aho bukera haraca uwambaye wenyine. Umva amagambo ari hepfo. Maze nenda inkoni yanjye buntu nyicamo kabiri, kugira ngo nice isezeranye nasezeranye n'amahanga yose. Uwo munsi ravunika. Umva ndagira ntewe. Maze uwo munsi genza gute? Ntago munshubije. Uwo munsi genza gute? Maze abakene bo mu bushyo banyumviraga. Bande? Ntago mwumvise aka kantu. Maze bande? Maze abakene bo mu bushyo banyumviraga bamenya yuko iryo jambo ari iry'Uwiteka. Muhashinga gati ko mutovuze ngo amina. Maze abakene banyumviraga, babandi Yesu yavuze muri Matayo igice cya 5 ngo hahirwa abakene hehe rata? Hahirwa abakene mu mitima yabo. Maze abakene banyumviraga, maze abana b'Imana bakurikirana ubuhanuzi, maze abana b'Imana bashaka agakiza, bamenya ko iryo jambo ari iry'Uwiteka, bamenya ko bitapfuye kuza gusa, maze babiha agaciro. Abakene, hahirwa abakene hehe rata? Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwande. Maze abakene bo mu bushyo nubwo ari imbagwa, nubwo isi ducura bufuni na buhoro yogacwa, nubwo ibintu tubona ari ibintu bikomeye, nubwo tubona ibintu biteye ubwoba magenzi banjye muri iyi si, nubwo twigareka mbabwira biga ubuhanuzi babarare bakabona ibintu birakurikirana, bakabona ukuntu ibintu bigiye kugenda bikurikirana, bakabona ukuntu ibintu biri imbere ahangaha bigiye gutera ubwoba, ariko abakene bo mu bushyo banyumviraga bamenya ko iryo jambo ari iry'Uwiteka. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ati hahirwa abakene hehe rata? Bo barabimenya, barabisobanukirwa. Abana b'Imana baritegereza iki gihe bakamenya icyo ari cyo, bakamenya icyo bakwiye gukora. 12 Nuko ndababwira niba mureba ko ari byiza ni mu ibihembo byanjye, kandi niba atari byiza ni murore. Nuko bangerera ibice by'ifeza 30 babimaho ibihembo. Umurongo muze gusoma Amos igice cya 4 ku murongo wa 7 mukomeze hirya. Hari amasomo ntagiye mbabwira bitewe n'aho amasaha ageze. Murongo 13 Uwiteka arambwira ati jugunyira umubumbyi yangirwa giciro banshiriye. Nuko nenda bya bice by'ifeza 30 ndabijyana mbijugunyira umubumbyi mu nzu y'Uwiteka. Murongo 14 maze inkoni yanjye ya kabiri yitwa kunga. Mwayibonye? Inkoni yanjye ya kangahe yitwa kugenza gute? Nyicamo kabiri kugira ngo nice ubuvandimwe bwa Yuda na Isirayeli. Nyamara
bene utu tuntu mujye mutwitaho, kandi niba hari icyigisho kijya kindusha imbaraga, iki cyigisho kirakomeye. Iya mbere yitwa buntu igenje ite? Yari iragiye iki? Simbagwa. Icya kabiri, harya iyi ngo yitwaga iyihe? Kunga. Iravunitse nivunitse? Kuki intango iteretswe na rupfu igira abavumbyi benshi? Kubera iki ijambo ry'Imana abantu barigize kamenka byinane ntibari agaciro. Reka mbabwire, ubu rero rata, uburata cyakora ibiri imbere yacu, usibye ko nyiri bihe byose afite ukuntu ajya agenza, kuko ntajya abura uko agenza, nyamara abantu bagiye kubura amerekero. Ibi ndabizi neza, ibi ndabizi neza. Mwe muretse, hari abavuga ngo bazihana, ngo bazafata umwanzuro ngo ari uko dimanche yatangajwe. Wabwirwa n'iki kitatangajwe? Genzi neza ko yatangajwe. Ubu biracyoroshye bana, biracyagenda gakeya cyane, biracyagenda gake. Harya hano umuganda uba kuwa kangahe? Inaha umuganda uba ryari? Ku isabato. Harya Imana yavuze ko tuzajya dukora umuganda ku isabato, cyangwa yavuze ko tuzajya turuhuka? Hasoni nako ni gatoya, ako nakoroshye, ako nakoroshye. Harya insengero zari zarafunzwe cyangwa ntizafunzwe? Harya Imana yari yaravuze ngo uko mubona urya munsi urushaho kutwegera, mwebwe muzagenze mute? Muzagenze mute? Burarereka mbabwire, volume 7 z'ububyutse n'ivugurura zingingiraga abantu kwiyunga n'Imana, ngo umuntu wese yiyunge n'Imana, ngo abantu bajye ku karago bashyira amavi hasi barara amajoro. Ariko igitabo cyanjye nakizanye di, igitabo cyitwa uburezi. Ntacyo bitwaye. Hari amagambo avuga ngo impinga zahirengeye Danieli, Saduraka, Meshaki na Bedenego, Yakobo n'abandi numva n'izindi ntwari mu kwizera, impinga zahirengeye bagezeho bakashinga ibirindiro, ngo ntabwo bapfuye kuhagera kubwo kwirasa rimwe nk'umurabyo, ahubwo ngo igihe bagenzi babo babaga bagona basinziriye, ngo abo bagendaga ijoro ryose ndetse bibaruhije. Ariko mwebwe uyu munsi mbabwiye ngo nimusabe nibura gatoya gusa tugeze 5 z'ijoro. Abandi bamwe bavuga batari ko wa mugabo tugeze 5 nkandi. Nyamara mbwira bumva di, kandi mbwira bumva ngo impinga zahirengeye aho bageze bakashinga ibirindiro, ntabwo bapfuye kuhagera kubwo kwirasa rimwe nk'umurabyo, ngo ahubwo igihe bagenzi babo babaga bagona basinziriye batabyitayeho, ijambo ry'Imana rikavugwa bakariha agaciro gakeya, ijambo ry'Imana rikavugwa bakarigira kamenka byinane, ngo abandi bo bagendaga ijoro ryose bibaruhije. Haleluya. Umva, baremeraga na kagataro batezeho amaramuko bakagasiga, baremeraga bakoraga ibishoboka byose havugirwa ijambo ry'Imana bakahajya kugira ngo barebe ko baronka icyakiza imitima yabo. Oya, maze inkoni yanjye ya kabiri yitwa kugenza gute? Kunga nyicamo kabiri kugira ngo nice ubuvandimwe bwa Yuda na Isirayeli. Turi kumwe? Ngo nice ubuva. Igihe kimwe ba mama ni beza, ndabakunda. Yesu yasigaye mu rusengero, nyina Mariya na Yosefu wamureraga bahera ko kwa kundi nk'uko nguko duteranya abantu ntibaherukana. Nuko iteraniro rishoje bagenda baramukanya, bagenda baganira, kumbi Yesu yisigarira hehe? Yisigarira mu rusengero. Nuko mu gihe yari asigaye mu rusengero, nuko abandi bagenda baganira bishimanye, ntibaherukanaga. Ikintu cya mbere ni amakuru, bari kugenda babwirana amakuru. Nuko rero igihe kiza kugera bageze aho batandukanira, bamaze guhana imikono, bamaze kwifurizanya amahoro. Nuko Mariya yarebye Yesu, abona Yesu ntawe bari kumwe. Atari kwa Yesu yatugenje ati, nuko bimusaba gusubira inyuma. Agezeyo arindi yagera ku rusengero batarahura, nuko ageze ubwo yumva rimwe avugira mu rusengero. Umubi n'uwajya kumwirebera, ahubwo yakoze ikintu gikomeye amutumaho.
amutuma hodi ngo nimugende mumubwire ngo ariko ngo wabagenje ati ngo genda umubwire ngo nyoko naso na bene so baragenza gute baragushaka. Araje arababwira ati nyamara mwebwe nta sano dufitanye, dore mama, dore abavandimwe banje. Ngo ni bande? Ngo ni bande? Nabumva ijambo ry'Imana bakarikomeza, abo nibo bavandimwe banje mama. Yesu niko yababwiye, nuko baragenda babibwira nyina. Numbaza igisubizo cyangwa uko nyina yabyitwayemo, ariko reka mbabwire nuko inkoni yanjye ya kabiri yitwa iyihe? Nyicamo kabiri kugira ngo nice ubuvandimwe bwa Yuda na Isirayeli, na iravunika kunga na buntu. Mwari muzi yuko ibi bigiye kugira iherezo. Uyu munsi mu gitondo Imana ishimwe hari iteraniro ryanyuze mu mvura maze baremera baramenengana, maze baraza twiga icyigisho gikomeye cyo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Inyigisho abantu benshi badasobanukiwe, inyigisho umva, icyigisho kirebana. Iri ni isomo ry'abasirikari, iri ni isomo ry'abagenzi bashaka kugenda urugendo rw'Isiyoni ya hehe yo mu ijuru. Maze turiga mwana. Haleluya, haleluya. Ubuntu nakunga, kugirirwa ubuntu bije. Umva, ibi byigisho rimwe na rimwe hari n'igihe muzajya mugira ibyago. Rero ibi byigisho uyu munsi reka mbabwire, uru ni n'urubanza rero rwaje hano iwanyu. Reka mbabwire ukuntu hari urubanza. Ubu nasize muramu wanjye ari kumwe na madamu mu rugo, yarakuriwe arakarama, cyakora Nyagasani yabigenje neza. Bampamagaye barambwira bati muramu wawe madamu bose bagiye ku bitaro, bati cyakora yaruhutse neza. Ndangije nshima Imana. Urugo rurimo utwana, ubwo twose ni igitondo n'ikigoroba ku ishuri. Ubwo uru rugo ruri honde. Papa wo mu ijuru arakarama, kandi harimo amatungo. Abana bagiye ku ishuri, papa ari mu murimo, mama ari kwa muganga, muramu we basigaranaga. Imana ishimwe. Ubu Thomas ko ari we wakagombye kuba hari ngo abashigishira agakoma, none Thomas aravuga igitondo n'ikigoroba no gusinzira. Ibitotsi byarangurutse, singisinzira ntangira, ahubwo nicaye mu gatebe nibwo ntangira gusinzira, maze nagira ku buriri naryama, ahubwo amaso yanjye agakanura, nkarara nkanuye. Reka mbabwire, njya n'ingorane, nta nubwo njya ntegura ikibwirizwa, ntibijya bimbaho. Sinjya ntegura icyigisho, Ikigali simpazi. Mbabwire, none se ndategura icyigisho mvuge ngo ndabategurira iki cyigisho? Sinjya mbikora. Ndatuza ngasoma, nkajya mu bitabo nkiga, nkabwira Imana ngo Mana barebera ikibakwiriye, hato ntaza kubatekera ibijumba n'ibishyimbo, kandi nyamara Nyagasani yabapangiye amateke n'utundi. Ndategura ibijumba n'ibishyimbo byo mu cyaro, kandi Nyagasani yabateguriye utundi tuntu we hagatofurata. Haleluya. Niyo mpamvu rero nditonda, ngaca gatoya nshobora kusa, nkavuga ntoya nireka nitondera ata papa wo mu ijuru wo karama nyaboneka bari wowe umicyo nza kubabwira, kuko giye mbabwiye byankoraho. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire rata, itara ry'Imana ntiriragenza rite? Nubwo bimeze bityo, nubwo abantu nakunga zavunitse, umva, nubwo zari ziragiye imbagwa mu gihe gikomeye nk'iki, mu gihe giteye ubwoba nk'iki, mu gihe gishishana nk'iki, ariko byanze bikunze abakene bo mu bushyo banyumviraga, nakanwa k'Uwiteka kabivuze, abakene bo mu bushyo banyumviraga bamenye ko iryo jambo ari ry'Uwiteka. Haleluya. Hahirwa abakene hehe rata? Mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubw'abande. Inshuti z'Imana, bene data bakundwa, ba mamaye, ba papaye, basore nkunda, bakobwa banje, ndabinginze mu izina rya Yesu, nimureke twegera Imana mu gihe nk'iki ngiki, maze Imana nimureke tuyifatire ku ijambo rata. Haleluya. Imana je nkunda kuyifatira ku ijambo. Hari icyo yavuze, niba yarivuze genda yifatira ku ijambo. Hari amagambo nasomye arantangaza, ndangije ndanezerwa. Amagambo avuga ngo nta munyabyaha n'umwe ushobora kujya imbere y'Imana abwira Imana ngo mbabarira, Imana ngo imubwire ngo genda uzagaruka ejo. Icya kabiri, hepfo nahasomye amagambo avuga ngo kirazira shenge ntawajya mu bubiko bw'Imana ngo ave mwamara masa. Haleluya.
maze abakene bo mu bushyo, yicarire papayi, maze abakene bo mu bushyo banyumviraga bamenye ko iryo ari ijambo ryande ry'Uwiteka. Kanihutire gusoza, izo nkoni zanjye ntuzijyane kure di, ntabwo ndasoza nubwo nenda gusoza. Twari tugeze ku murongo wa kangahe rata? Umurongo wa 15. Nuko Uwiteka arambwira ati, nongere mpere ku murongo wa 13. Uwiteka arambwira ati, jugunyira umubumbyi yangirwa giciro banciriye. Nuko nenda bya bice by'ifeza 30 ndabijyana mbijugunyira umubumbyi mu nzu y'Uwiteka. Maze inkoni yangiye kabiri yitwa kunga nyicamo kabiri kugira ngo nice ubuvandimwe bwa Yuda na Isirayeli. 15. Nuko Uwiteka arambwira ati, ongera urarure ibintu by'umushumba gito. Ongera urarure. Genza ute? Ongera urarure. Ongera urarure nyabuneka. Dore nzahagurutsa umushumba mu gihugu utazita ku ntama zizimiye, kandi nazashaka izatatanye, izivunitse ntazazunga, n'inzima ntazaziragira, ahubwo azarya inyama zizibyibushye, ndetse azaguguna n'inzasaya zazo. Azabonesha n'uwo mwungeri gito usiga umukumbi, inkota izamukubita ku kaboko ndetse no ku ijosi ry'iburyo, ukuboko kwe kuzuma pe, kandi ijisho rye ry'iburyo rizahuma rwose. Ongera urarure. Ongera ugenze gute? Ntago munshubije. Ongera ugenze gute? Nubwo buntu nakunga zivunitse, ariko ongera urarure ibyo bicongera ubirarure. Ahari wenda shenge hagira akandi kaza kuboneka. Ongera wongere uhagahe. Emera kwivuna ryongera guhaguruka. Emera ko hongera kubaho ivugabutumwa. Ongera urarure. Ongera uhendahende. Ahari wenda haboneka n'umwe cyangwa babiri biyegurira Imana. Ongera urarure. Ubu ni igihe cyo kurarura. Turi kumwe? Ni igihe cyo kugenza gute? Ni igihe cyo kurarura, ntabwo ari igihe cyo kubwiriza. Ongera urarure. Ni igihe cyo guhendahenda nyabuneka. Ni igihe cyo kuvuza impanda, ni igihe cyo kuvuza impuruza nyabuneka. Burya ngo igihugu cyatewe utunama tuba twinshi. Turi kumwe? Ongera urarure wo karama we. Ahari wenda haboneka na babiri biyegurira Imana bakajya mu bushyo. Imana ihabwe icyubahiro. Nashaka ngasoreza aha kandi. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Maze abakene bo mu bucyo banyumviraga bamenya ko iryo jambo ari iry'Uwiteka. Ongera urarure. Ongera urarure. Inshuti z'Imana, muri uyu mugoroba reka dusaba Imana cyane kugira ngo twe kuba nk'intabwa shenge, ahubwo ubuntu bw'Imana bwongere bugota imitima yacu. Umwuka w'Imana yongere. Buranja nkunda kwitegereza abamamaye, akana gatoya kiga gutaguza maze katera gatambwe, nuko katera kandi ukabona kikubise hasi, bamamaye bagakakomera yombi bati, nyaboneka mwana hera barezi mwana wanjye, nyaboneka haguruka hera barezi kibondo wisubira hasi. Maze bakajya bakabona kana karongera gakubita ikibuno hasi, nyina gasimbuka gashaka kujya kukararura. Ongera urarure shenge, wisubira hasi shenge, tera gatambwe ujye imbere, tera gatambwe shenge, egera Imana humura nayo izakwegera. Yesu yanze kuba mu ijuru udahari shenge. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba aturarikira kongera kwegera Imana. Ongera urarure. Amahoro y'Imana abane namwe mwese.